uzanyibeshye ngo uzuvuge ngo ndi umukozi ntago ndi umukozi w'Imana ndasambana mbibabwire mwicare mubise igweja kayihakana urigweja umugabo ukubita umugore we urigweja umugabo utita ku rugo rwe urigweja umugabo w'umusaza ujya gusambanya utwana duto urigweja Mutihana vuba muzakubitwiza kabwana Mutihana vuba muzakubitwiza kabwana Mutihana vuba muzakubitwiza kabwana Mutihana vuba muzakubitwiza kabwana abantu ngo ntibampostinga nta telefone ugira kuri umuntu agutereta akubwira ngo ndagukunda ngo ufite amaso nk'ay'inyana Imana ikagusha ko hagati azakubwira ko ufite amaso nk'ay'igikeri kumenya unyifuriza oya ndakakubura umwana wanjye ntabwo mwifuriza ibi kandi kubyina ngiye gukubitana ishyari riri guturumbuza amaso nk'ay'ururagara ishyari abanyeshyari faya ishyari ni gusakuriza ubwo rero hari igihe umumotari aguha kasike ko maze motari ko ntareba imbere arigeze kumwira ngo none se ngo urareba imbere n'uwo utwara ubu ndiko ndiyororera udupamvu mubona ejo nka mu miliyardere muze muvuge ngo yakuye he mwabagabo mwe mbabwijije ukuri ngewe ndabazi bageze nko muri 5 baza ukazaho nkorera mwabagabo mwe amafaranga yanyu yose rwose ntago ari amagambo amafaranga yanyu abagore birwa babeshya ngo bagura makeup ngo barashaka amafaranga yo gushopinga ngo barashaka amafaranga yo gukora iki shwida bayahereza buno buhungu nibwo bwirirwa bubarongo ngo ubwo suzagira umunwa kugeza rya nkijya gusenga mu bagaturika najyaga kwicara nkacunga umukobwa mwiza aho yicaye padiri yabwita umwana w'amahoro ya Kristo nkahita mpobera wa mukobwa ntabwo nicaga hano hari umukecuru Dewa mustari rero nakifuza ko angubitira umupuri reka mubakubite wahanga ha muri mu Rwanda njewe mfite aba batatu bibi babandi bikura nkota ndabatekereje ndacanga ya Majid Debora uwa mbere ni Rocky uwa kabiri ni Element mugabo araryoha Majid aryoha nijoro aryoha nka bombo ku gati buriya bunyunyusi bwo muri bombo bwo buri mu mugabo umva ndavuna gwa musamuza ni ukuri ko Imana niyo abagabo bashira kuri ino si nasigarana na nzovu kuri akamwana se wowe wa musamuza oya mwese muri bamwe uzari yakari nzovu ibiryo byacu Nagunda sakutama yigice. ntabwo waseka seka turebe Ndanje nagunda sakutama yigice. ariko megani usobaye cyo Mama fara. angahe Naboya fit. hapo amafaranga mfite nayahe Suya vita mu cyumba cyangwa mu panaraya. urebemo neza mu imbere sibyo naribi yakana kwimika ubuzima bwanjye bwose no hano shahara rusi n'umuneke wahiye ndakubwiye n'umuneke wahiye ariko mwiriwe mama tu yego ariko ngo wari kunshaka gushaka se nagutaye Avenos
zingaho ubu ngubu none uyu munsi wanywese duri zingahe uyu munsi ni mwezi w'inyenyeri eshatu zonyine imwe igura angahe imwe igura 250 ubu ni ukuvuga ngo za 750 ndakumva none se wari kuyaryamo nari kuyaryamo ariko mwihanganye namwe njye impamvu nzovu nanze kumujyana iwanjye nzovu yaneza rubanda muzambe bari mwatangazamakuru ntazagira uzana nzovu hari abantu benshi bakeneye kunsura bakaza iwanjye no njye ndi na Richard X genda nyine cyaze sha Smile sinkubeshye n'upfu za upfuye uri imbwa ni wowe kabwagura ibibwana bisa nkaho ucuritse ndacura mu bwonko wagicibwa databuja nanjye naje gitare cy'amahanga mwami waremye isi n'ijuru mana ya Isaka na Yakobo ndaje ndakwiyeretse fata umutima wanjye usanasanishije databuja mweretse mama Savuri hano we yabuze umugabo mwami Hello. Hola, Hello. Ya mi tío. Karama bahita nzabandora. Mutesi Scoff ya wagwana. Ubwo ndasubiza ngo iki wavuze wagwani? Na uravuga ngo wagwana. Wagwani. Ubwo mbavuze ngo iki? Burya abagabo benshi tubeshwaho n'ubugira neza bw'abagore. Uzi ko hari abagabo bakubita abagore yarangiza akamuryama iruhande. Ngewe namukubise sinaryama. Ubwo se yigirije inkana n'injura akanyitura. Tekereza ufashe umugore umucira mu maso urangije ajya mu gikoni azana ibiryo utareba. Ubwo se agiye akashyiramo akanganuka k'umuti w'imbeba akakuzanira ugapfa. Buriya abagabo benshi babeshwaho n'ubugira. That's you, Eddie. It's okay, it's a shadow. Hello. Uheruka kurya akantu hanze ryari cyangwa wabicitse? Shauri igicucu. Mutesi. Igicucu. Ndagututse. Yaguteretaga se kubwira. avuga ngo namwemerera ngo tukaba inshuti ngo akaba yamwongerera n'umuryango mbere Ferate bamwita garashi irindi mugwaneza garashi ngo ajya gukubita reka nagankubita n'induni ngo abakinnyi ba filime ngo ni abahe hari jetri gatuba amabase ukubita jetri gatuba amabase soko donye umugabo arataha yifurira amasogisi umubwire ko ntacyo amaze yifurira amabogisa umugabo arataha ishuku yihindure nyuma y'icyumweru uwo mugabo se yabuzwa n'iki kugenda sheri ntukazajya uza kuburana ngo bagutwaye umugabo hari umukobwa mukora namwe gukora imibonano ukagira ngo uri gushyira mu nyanja ubwo ni uburyoshye uwo nta buryoshye hari n'undi noneho abo bita ba mukagatare ukagira ngo uri gukuba ku rutare waranagukomeretsa wababizi kandi ubwo uzagira umunwa kugeza ryari ubundi amasaha y'abagabo mu gitondo baba bafite umutwe wa danje ariko nibyo akenshi abasore cyangwa abagabo n'ubundi iyo bakangutse igitsina cyabo kiba gihagaze cyane ubwo rero iyo umwimba uba umuhemukiye cyane songo ye mumbali
Kasongo mbona wewe songa lilala oh yeah. Ibaza ahantu muganga akora yambaye ga wowe warangiza ukakoza ururimi. Ndasambana mbibabwire mwicare mubise. Wago sambana n'icyaha. Reka icyo cyaha nzakizire. Asoni njye ntabwo wabuza gusambana. Ndahanga ndidekaraye ntabwo nzabireka. Ubu dufite ikibazo cy'abasore n'abakobwa barimo barajya gusenga bashaka abagore, ugasanga umusore muzima arihanukire mu masengesho. Mana uzampa umugore muremure ufite amataye n'amafosete. Amataye barayagura, abakobwa bari kugura amataye hano hanze. Urabura gusaba umunyamuhu ugasaba ufite amataye. gushaka nturane na kamwana uturane nanjye hari ikibanza ngira hano mu mujyi wa Kigali hari ukodesha umukobwa uzagukunda ukennye umukobwa we yaravuye mu bapfumu umukobwa agukunda ukennye ubona napfa na rugo aba yaravuye mu bapfumu aba yaragiye akabaza ahazaza hawe rero wimutwararika nabi biva nk'amadosi umwana yakwiziritseho gusa ejo hawe hazaza ntabwo wambwira ukuntu umuntu akwizirikaho ukamutuka ukamukubita nikuruka nta n'ikintu mubaha ikidi baba baragiye mu bapfumu baba bazi ahazaza hanyu. Wari umwana w'umukobwa naganiraga nawe arambwira ati ngiye kuvuga ijambo yambwiye ryambabaje kandi ni inyigisho. Yambwiye ati giye nabaye Kampala nize Kampala. Uwo mukobwa niko yambwiye ati giye nize Kampala na university nayirangirije Kampala. Umuhanzi w'i Bugande yambwiraga ba Kamiliyoni baragadusanga ari abakire bafite ukumva ngo n'urugero ukumva ngo ira supermarket zira supermarket ni iz'umuhanzi runaka ukabona ciyeho n'imodoka atari kuraca ku bahanzi binaha na amabobo niko yambwiye ekoresheje iryo jambo kubona utuntu twaho ni indushyi nk'uyu araririmba wabona umwana nk'umubyeyi yabona umwana we agiye muri biriya by'umuziki cyangwa akavuga ati ugiye kuba imbobo nka za zindi asundugira amafaranga we wirinda ubusambanyi iyo ubonye umuntu ushaka ko musambana none nukomeza kwiyandikisha manongo mbisa ngo habe iruka cyangwa uhamwari ujya uceceka mu gihe utazi inkuru yose y'uko ibintu byagenze mbere yo kujya kuvuga ngo ariko nanjye ndumva byaragenze gutya, cyangwa se ugasanga abantu babiri bari kuburana ukajya guca imanza utazi ukuri kose uko kumeze. Jya wicecekera abo bantu bareke ubarekere ibyabo ntukabyivanga.